Yes, ndagusuje kandi guhaye ikaze hano kuri NGS Empire. Uyu munsi tukaba tugiye kwigana uko ushobora gukora umwirondoro wawe wuzuye cyangwa se icyo bita curriculum vitae ariyo CV. Muri iyi video uri buze gusobanukirwa icyo curriculum vitae icyo ari cyo cyangwa se umwirondoro wuzuye icyo ari cyo niba utari ubizi. Iyi video kandi ajya kurangira umaze gusobanukirwa neza uko ushobora kwandika CV yawe ubyikoreye. Ndakwigishamo ibice bigera mu 8 by'ingenzi bitagomba kubura muri CV. Kandi nkwibutsa ko iyo urimo ukora CV wirinda gushyiramo ibintu utigeze udafite. Muri CV si ngombwa kujya kugaragaza experience y'akazi utigeze ukora. Si ngombwa kujya kugaragaza ururimi kuzi kuruvuga kandi utaruzi. Aha ni hahandi ushobora kugera muri interview y'akazi bitewe na CV yawe watanze cyangwa se CV yawe wadepoje aho hantu. Ugasanga nk'urugero wenda wavuze washyizemo kuzi Igifaransa. Wagera muri interview y'ikizamini bagahita batangira kukubaza mu Gifaransa. Kuko bo CV kimara CV ni ukwerekana nyine ibintu uzi. Ntabwo ari ngombwa rero kugenda gushyiremo ibintu utazi. Mu gihe uri gukora CV yawe inde gushyiramo amakuru atariyo. Shyiramo ikintu uzadefanda nibiba na ngombwa, niba kikubazaho aba ari ikintu ushobora kudefanda. Niba wenda warakoze ahantu ni ngombwa ko ugomba gushyira ahantu ko uwakoze aho hantu. Bibaye byiza ukaba uhafitiye wenda nka certificate cyangwa se ukaba ufiteho muri ibyo bintu wakozemo ukaba ubifiteho amakuru ahagije. Kuko hari ukuntu barakoze mu bintu bakakubazamo nk'akantu urugero, ugasanga kubera ko utabikozemo wabeshye ugasanga biragutsinze. Aho rero urumva niwe uba witsindishe kuko uba wagiye kwipasa muremure cyangwa se gushyiramo ibintu utigeze ukora. Kandi ntacyo bitwaye kuba wagira CV itarimo wenda experience, kuko experience ntabwo buri muntu wese ari itegeko kuba yifite. Reka oya, keretse umwanya wenda niba wadepojeho barasabye experience kandi nubwo nekereza ko bagufata udafite experience. Rero wijya guhimba ibintu udafite. Rero niba ari ubwa mbere tubanye, kanda subscribe kuri channel yacu, ukore share, like, comment kugira video yacu ikomeze kugera ku bantu benshi, natwe ubuduteye inkunga ikomeye. Reka dutangire ku cyo twita umwirondoro wa CV. What is the meaning of CV, curriculum vitae? When we say curriculum vitae is a written document that outline your personal identification, education background, working experience, language skills, etc. Iyo tuvuze CV cyangwa se umwirondoro wuzuye ni inyandiko igaragaza amakuru yawe akwerekeye, personal identification, amashuri wize, ubumenyi ufite mu rurimi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Iyo niyo bita CV. Niyo mpamvu kenshi uzabona rimwe na rimwe, ndetse si rimwe na rimwe ni kenshi na kenshi, kuko no muri mifotora ubu ngubu CV basigaye bayibaza. Ujya kwa applyinga ku mwanya bakagusaba ibaruwa ndetse bakagusaba n'umwirondoro wuzuye ariyo CV. CV rero nta kintu kigoye kuyikora cyangwa se kuba wayiyandikira ukayitayipingira ufite n'imashini cyangwa se na telefone, nabyo birakunda kuba watayipinga ukaba wayikora. Ngiye rero kukwereka ibice 8 by'ingenzi biba bigomba kuba bigize CV yawe. So 8 specific part included into CV. Dutangira, ubundi CV yacu igomba kuba ifite icyo bita umutwe, a title. Aho iba yanditse iyi CV tugiye kukwereka ni y'Icyongereza. Niba ngombwa nzabakorera na CV y'Ikinyarwanda, usibye ko nawe ushobora kuyikorera translation ugendeye kuri ibi ngibi twakoze. Ugomba kuba ifite icyo bita title, umutwe. Ukandika ngo you must write in this curriculum vitae of, wenda urugero of Samuel, of amazina yawe yose. Your curriculum vitae of your full names.
ugomba gushyiraho amazina yawe yose. Noneho iyo dutangira ku gice cya mbere cyitwa personal identification. This is part 1 or included into CV. Personal identification. Personal identification dusangamo first name. First name niyo amazina bita makristo, na surname yandi bita mapagani. Tuvuge first name, wenda niba witwa Uwimana Valentina, Valentina is first name, ugomba kubitandukanya. Hari n'abantu nabonye bagenda bayivanga. Ikindi dusanga muri personal identification dusangamo gender, igitsina, uri umugabo uri umugore, male or female. Ikindi dusangamo icyo bita email yawe ukoresha, ugomba kuyishyiraho iyo uyifite. Akiyo utanayifite ntabwo ari ngombwa kuyishyiramo nkuko twayibonye. If you don't have email, don't show here in personal identification, kubera ko rimwe na rimwe ni handi nyine ugaragaza amakuru udafite. Wasanga rimwe na rimwe bazanayikwandikiraho bakakubura. Ikindi dukurikizaho ni ID number, all identification number, all passport number. Ku bantu mukoresha passport, ushobora gushyiraho passport cyangwa se ugashyiraho ID number. Ikindi gikurikiraho ni telephone number. Ugomba gushyiraho telephone number, telefone ukoresha nayo niyo dusangamo. Ikindi dusangamo ni igihe wavukiye, date of birth. Ugomba gushyiraho birth. Ikindi ni nationality yawe. Ikindi dusangamo ni marital status, you are a single or married. Ugomba guhitamo niba warashyingiwe cyangwa se uri ingaragu. Ikindi tugomba kutibagirwa ni amazina y'ababyeyi, father's name and mother's name, amazina ya papa na amazina ya mama. Iyi ni personal identification, ariko ntabwo ibirangiye. There is a sub part into personal identification. Harimo utundi duce dusanga muri personal identification. Ni uduce tubiri. Akambere nako bita place of birth, aho wavukiye. Place of birth ushyiraho iriya village, cell, sector, district, province and country. Hariya niho uba waravukiye. Tukajya kwa kabiri tugasanga icyo bita area of a residence. Noneho naho ubarizwa. The difference between area of residence and area of the birth cyangwa se place of birth, nyine hamwe naho wavukiye. Tuvuge urugero, ubu wenda wavukiye mu ntara y'amajyepfo, umudugudu runaka, aho ngaho ukabyuzuza, ariko wenda ubu ngubu wa mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali niho area of residence, aho ubarizwa ndetse naho wavukiye, ni ibintu bitandukanye. Iki rero ni igice cya mbere kiba kigize CV yawe, kigaragaza amakuru akwerekeyeho, personal identification. Ni ibi ngibi biba bikigize. Part 2 cyangwa se igice cya kabiri dusanga muri CV nicyo bita language skills. Language skills cyangwa se ubumenyi bw'ururimi. Hano ugaragaza mu buryo uzi gukoreshamo ururimi. Hano biba byiza werekanye indimi uzi kuvuga, atari ngombwa kujya gushyiramo indimi utazi. Werekana ubushobozi ufite mu kuvuga, mu kumva, mu kwandika ndetse no mu gusoma. Speaking in language skills, you must show capacity of using language in speaking, listening, writing and reading. Hano ugaragaza
ubumenyi bwawe mu kuvuga, mu kwandika, mu kumva, mu gusoma, ukagenda ushyiraho mu kigero. Tuvuge if you are excellent in listening English, you must write excellent. If you are good in writing French, you put a good. If you are very good in reading Kinyarwanda, put reading. Iki rero nicyo gice cya kabiri cyo kigomba kugaragara muri CV yawe, ndetse cy'ingenzi utagomba gusimbuka. You don't jump this part, but you put a language that you are able to speak, because during interview they ask by using your language that show in your CV. Kuko muri interview bakunda gukoresha indimi hano washize muri CV. Niyo mpamvu ugomba gushyiramo indimi uvuga kandi ukazishyiramo ukurikije uko uzivuga. Ariko ntuzajye kuvuga ngo ntabwo uzi gukoresha Icyongereza. Bura Icyongereza n'Igifaransa ugomba kugiramo ururimi ugomba gukoresha, kuko muri interview nyinshi ntabwo bakoresha Ikinyarwanda, muzabyibuke. Hano ntugomba kubyirengagiza mu Cyongereza n'Igifaransa. Ikinyarwanda cyo ni ibisanzwe ko kigomba kubonekamo. Ugomba kugira ururimi ugomba kubuzi kuvuga. We are going on the part 3, cyangwa se tugiye ku gice cya gatatu cyitwa which called career aspiration. Career aspiration, iyo tuvuze career aspiration ni nk'intego zawe muri uwo mwanya ugiyemo. Hano urabona twaravuze ngo our career aspiration is I seek for knowledge and skills which can help me to overcome challenges faced in daily work. I work hard to maximize my opportunity to go far in my education career. Intego zanjye ni ugushaka ubwenge ndetse n'ubumenyi buzamfasha guhangana n'ibibazo nshobora guhura nabyo mu kazi kanjye ka buri munsi, kandi nzakora cyane kugira ngo mbone amahirwe azamfasha kuba na successinga muri education career yanjye. Iyi niyo ugomba kugaragaza muri CV yawe. Ugomba kugaragaza intego y'ako kazi ugiyemo. In CV you should show a career aspiration, a goal. What is your purpose? You must show career aspiration. Igice cya kane cyangwa se part 4 ni key attitudes. Key attitudes, indangagaciro zawe, umwihariko wawe. Here we have our key attitudes we have used. I emphasize on hard working, teamwork, innovation and creativity, and I'm self-driven. Hano mu kindi ugomba kugaragaza nyine muri CV yawe, ugomba kugaragaza nyine ibintu mbese umeze ute kuri wowe. Hano urabona nuko twagaragajemo ko icyo twitayeho cyane ni ugukora cyane, gukorera hamwe, guhanga udushya ndetse no kurema ibintu bitari bihari. Ikindi tukaba ari uko tudakora kuko hari umuntu tubwirije, turikoresha. I'm self-driven, you are self-driven. Ibi ngibi nyine ugomba kubigaragaza nyine kugira ngo motivating n'umuntu ugiye kwaka akazi, ku buryo nyine nareba CV yawe azumva iri motivated. Iki ni igice cya kane. This is part 4, key attitudes. So dukomereje kuri part 5 cyangwa se dukomereje ku gice cya gatanu, education backgrounds. Munyihangane kwenda kuba ndi kuvanga indimi kubera ko hari abantu bajya banyandikira muri comment bambwira ko batumva Ikinyarwanda kandi babona video zanjye ziri helpful, bakansaba kuba najya mfasha kugenda nshyiramo ka translation gake. Tugiye kujya kuri icyo bita education background. Education background rero title ni wiki biteye,
cyangwa se format yayo ni gutya iba imeze. This is format of education background. Tubafitemo number, period, institution, option, levels. So you must start on the high level of your education. Ugomba gutangira kuri aho wasoreje cyangwa se amashuri yawe aho yagarukiye. Ahangaha ugomba kugaragaza umwaka aho umwaka wizemo. A period must show you a period. Ukagaragaza institution wizemo, ikigo wizemo, ukagaragaza option ibyo wize, ukagaragaza level wari urimo. Ni level ya A1, ni A0 cyangwa ni O level turokomeye, cyangwa se ni A2 cyangwa ariyo advanced level, cyangwa se ni primary 6 or P6. So icyo ugomba kwitondera ikindi muri ahangaha mu gukora nuza muri education background, icyo ugomba kwirinda no kutagomba kugaragaza imyaka wasibiye. You don't include repetition of year in this education background. Don't show repetition of the year. Ntabwo ujya ugaragaza imyaka wasibiye. Niba ari imyaka 3 bari imyaka 3. Iyo wagiye usibira ntabwo uyishyiramo. Nicyo ubu kintu ugomba kuzirikana. Iyi akaba ari part 5 turangije. Part 6 dukurikijeho ni working experience. Working experience. Working experience na nyine ahangaha murabona ubugaragaza ahantu wagiye ukora. Ushobora kuvuga ati nakoze ahangaha, ubundi icyo ugomba kwerekana ni umwaka in 2018 to 2024 I was primary teacher, for example XX in Bugesera district. Ugomba kugaragazamo umwaka aho wakoze ndetse n'icyo wakoraga. Ukavuga ati muri uyu mwaka nakoraga hano, nakoraga iki. Akandi kantu tusangamo muri working experience kameze nka subpart ni training waba warahawe. Training this is subpart of working experience. Other training is subpart of a working experience. Nibyo ugomba kugaragaza. Haba hari amahugurwa wahaye ukayagaragaza n'igihe wayaherewe ndetse icyo yaragamije. So ku indi party ya gatandatu dusangamo ni computer skills. Computer skills, you must show in your CV computer skills. Ubumenyi ufite kuri mudasobwa ugomba kubugaragaza. Niba ibyo uzi gukoresha urabyandika. Ese uzi gukoresha Microsoft Word, MS Excel, ariyo Microsoft Excel, PowerPoint, Internet Explorer cyangwa se gusearchinga kuri internet. This is Internet Explorer is searching for something on internet or search using a thing related to internet. PowerPoint murabizi ko ari biriya by'ibishushanyo kugenda ukora muri PowerPoint mu mashini. Uyizi nyine ugenda ushyiraho urugero ushobora kubiziho, very good, excellent. Wirinda nyine gushyiramo nyine ibintu utazi, ejo batazakubaza ikintu utazashyiramo ngo excellent ugasanga bagutema akantu na kamwe nta n'icyo uzi kandi wenda imashini icyo uzi ari ukuyatsa. Ikindi kintu ngo dukomerezaho ni hobbies. Hobby, ushimishwa n'iki? What is your hobby? Urabona ko anga twashizemo ko twebwe dukunda kumva umuziki. Iyi nayo niyo part y'ingenzi ugomba kugaragaza muri CV yawe kugira ngo nyine CV yawe ibe yuzuye. Ugomba gushyiramo nyine ese nkunda iki. Ariko nanone ikindi kintu ugomba kwitondera hano muri hobby, biba byiza iyo ushyizemo ikintu gihura n'ibyo ugiye gukora. Mutuvuge urugero wenda ni akazi k'ubwarimu ugiye gusaba. Shyiramo wenda ko ukunda siporo, shyiramo ko ukunda gusoma ibitabo, shyiramo ko ukunda kumva, nyine shyiramo ibintu ubona nyine nabwo biri related no ku kazi. You must put hobby that matching the occupation job. Ikindi cyanyuma kintu twasana dusorezaho
ni ikintu cy'ingenzi cyo kitajya kibura muri CV, nicyo bita references, the people who know you, who knows you, abantu batatu bakuzi, a 3 person that know you. Names, position and phones. Names, position, their position, what they doing, ibyo bakora, telefone zabo. Nibyo bintu ugomba gushyiramo. Abantu batatu bashobora kugutangira ubuhamya ndetse bibaye ngombwa bakaba bana bahamagara. Iyo bibaye na byiza ushobora no kuba wakongeraho email zabo. On these references you must add, you should add sometime emails, the emails of these references at the end of CV. Kugira ngo usoza CV yawe, ngaya magambo ushobora gukoresha urangiza CV yawe, ugomba kwandika ngo ngaya magambo nk'urugero nk'izi: I testify that information above is true and incorrect information can be read to me of my post. You faithful, then you sign, then you write after you sign, then after you write your name. Hano ugomba kwandika nyine usoza CV yawe ko amakuru yose utanze ko ariyo, kandi ko amakuru ashobora kuba ari muri CV atari yashobora gutuma ubura umwanya wawe. Ukabashimira, ukabarangiza CV, ubundi baramanza bagasinya, bamara gusinya bakabona ubwandika amazina, kandi ugomba kukazirikana nk'umuntu nyine w'umupro uzi ibyo akora. Ibi ngibi rero nibyo by'ingenzi bigomba kugaragara muri CV yawe. Mwibutsa niba iyi video igufashije, kandi subscribe, like, share ndetse na comment. Kandi niba hari ikindi gitekerezo ufite twandikira muri comment, tuzakwigisha ubutaha. Ciao ciao.